tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twashoshe igice cya 4 cyo mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto. Twabonye ko Paulo abwiriza ibya Kristo gusa. Ikindi twabonye ni byerekeranye n'imibabaro iboneka mu kubaho kw'intumwa. Uyu munsi turatangira igice gishyashya, icyo nta kindi ni igice cya 5 mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe ibijyanye no guhumurizwa kw'Imana mu murimo wo kurenganywa ku bwa Kristo. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imani hafi cyubahiro. Muri ibi bice bijyanye no guhumurizwa n'Imana mu gice cya 3 twabonye guhumurizwa kw'Imana mu murimo wa Kristo. Mbega ukuntu ari byiza kuba ari Kristo udatwikiriye tuvuga uyu munsi. Mu gice cya 4 twabonye guhumurizwa kw'Imana mu murimo w'imibabaro ku bwa Kristo. Hanyuma muri iki gice cya 5 mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto tugiye kubona ibijyanye no guhumurizwa kw'Imana mu murimo wo kurenganywa ku bwa Kristo. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 1. Bibiliya iravuga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Ndashaka ko wita cyane ku byo Paulo yavuze hano. Aravuga ngo tuzi yuko ntitwiringiye, ntitwiteze cyangwa se ntitwizera niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Iri jambo ngo tuzi rigaragaza ko azi neza ibyo ari kuvuga. Arabizi kuko umwuka w'Imana yabimugaragarije. Hari ijambo ingando mu Kigiriki, iri jambo rivuga skene bisobanura ihema. Iri ni ryo jambo ryakoreshejwe mu ngando yo mu butayu mu isezerano rya kera mu busemuzi bwakozwe bavana mu Giheburayo bashyira Bibiliya mu Kigiriki. Ingando yo mu isezerano rya kera, ingando ya Mose, ryari ihema, cyabaga ari ikintu cyoroshye. Muri uyu murongo Paulo ntiyavugaga umubiri ushira. Hari abumva ko tuzahabwa umubiri ushira kugeza tubonye undi mushya. Gusa birasa n'ibyo Paulo yavugaga, ariko ubu sinizeye ko ari kuvuga umubiri ushira kuko avuga ngo itazashira yo mu ijuru. Ari kuvuga uwo mubiri mushya tuzabona. Dukeneye kumenya ko hariho umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. Ibi Paulo yabivuzeho mu gice kibanziriza iki, ni ukuvuga igice cya 4. Umuntu w'inyuma arabora, ariko umuntu w'imbere ahindurwa mushya umunsi ku munsi. Abantu benshi bumva nabi iki kintu. Umukozi w'Imana witwa Magi yakiriye ibaruwa y'umuntu wavugaga ko Bibiliya yuzuyemo kwivuguruzanya cyane. Hanyuma yandika avuga ngo nshobora kwerekana ko harimo kwivuguruzanya cyane. Mwirirwa muvuga ngo kubana n'umwami, hanyuma mukavuga ngo umubiri uzazurwa, ubundi ngo umuntu azazurwa mu bapfuye. Ibyo byose ni ukwivuguruzanya. Uyu muntu wavuze atya ntiyigeze asobanukirwa namba. Umubiri ushyingurwa mu mva, ariko umuntu nyakuri ajya kubana na Kristo niba uwo nguwo upfuye yizeraga Kristo. Ibintu bigaragara ni iby'igihe gito. Hari abantu bakora ingendo ndende bagiye kureba umuntu runaka ntibamubone, ahubwo bakabona inzu atuyemo. Izi nzu tubamo zigenda zisaza. Mu gitabo cy'umubwiriza Salomo yavuze ku buzima buzaza. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe mu mubwiriza igice cya 12 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 4. Haravuga ngo n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya
bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka, kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Abarinzi b'inzu ni amaguru, intwari n'intugu zatangiye kunama, abarungurukira mu madirishya ni amaso, ijwi ry'ingasire rigaceceka. Usanga iyo umuntu ashaje atumva neza nk'uko yumvaga mbere. Ubu buzima buzaza ujyanye n'umuntu w'inyuma, ibintu bigaragara ni iby'igihe gito. Nanone kandi hari umuntu w'imbere, kandi umuntu w'imbere ni umwuka. Biragoye kugira ngo tubisobanukirwe. Imana si ikintu kigaragara. Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, abasenga Data bagomba kumusenga mu kuri no mu mwuka. Uzumva abantu benshi bavuga ko badakunda gusaza, nyamara ugomba kubyishimira. Ni byiza kumenya uko imyaka igenda ishira, kuko bituma ugenda wegera umwami. Nizeye ko nzabona umwami umunsi umwe, nzabona mu maso h'umwami Yesu Kristo, we wankunze akanyitangira. Nshuti yanjye, dufite inzu ihoraho mu ijuru. Uyu mubiri twambaye uzabora, ariko uzazurwa uw'umubiri w'umwuka. Mu ijuru tuzahaherwa undi mubiri mushya. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 5 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru. Tunihira muri uyu mubiri. Umuntu arihangana ariko bikarangira arize. Umukozi w'Imana umwe yigeze kuba yarira, hanyuma umugore wamubaza impamvu arira. Wa mukozi w'Imana aramusubiza ngo kurira biri mu ijambo ry'Imana. Pawulo avuga ko tunihiriye ingando, none rero ngiye kurira muri iyi nzu yanjye. Uko niko umukozi w'Imana yasubije umugore we. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 5 ku murongo wa 3 aravuga ngo kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Iki kintu ni ingenzi cyane. Umunsi umwe Yesu azahamagara abe abakure muri iyi si. Tuzazamurwa dusanganira umwami mu kirere, kandi tuzahagarara imbere ye. Ese twe bizaba bimeze bite? Tuzaba twambaye mu gukiranuka kwe, ntituzisanga twambaye ubusa. Si buri wese uzaba wambaye gukiranuka kwe, kuko hari abazaba bazuwe bavuye mu bapfuye. Mu Baroma igice cya 4 ku murongo wa 25 uravuga ngo Kristo watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Ari byo bivuze gukiranuka kwacu. Ariko abantu bamwe bakira gukiranuka kwe banze kwakira Yesu Kristo. Kubw'ibyo hari umuzuko ku bakiranutsi n'abakiranirwa. Ibi Pawulo yabigaragaje mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 24 ku murongo wa 15 hagira hati hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Yesu yavuze ibisa n'ibi mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 29, aho yagize ati bakavamo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Nshuti yanjye, umunsi umwe uzahagarara mu bwiza bwe. Ese uzaba wambaye gukiranuka kwa Kristo? Ese waba wemewe mu bakundwa n'Imana? Iki ni igihe cyiza cyo kwerekana ko Bibiliya itigisha gusa umunsi umwe
umwe w'urubanza, ahubwo ni imanza nyinshi. Ubwa mbere hari urubanza Yesu Kristo yarangije ku musaraba. Kuba Yesu yaratwikorereye iki gihano ku musaraba nibyo byatumye abasha kuvuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwa w'iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 25. Ubwa kabiri hari ukwicira urubanza. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 31 haravuga ngo ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Ubwa gatatu hari igihano cy'Imana ku bizera. Mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo kuko uwo Uwiteka akunze ari wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Ubwa kane hari imirimo y'uwizera nayo igomba kuzasuzumwa nk'uko tuzabibona muri iki gice cya 5 cyo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Ubwa gatanu ubwoko bwa Isirayeli nabwo bugomba kuzacirwa urubanza. Ubwa gatandatu abanyamahanga nabo bagomba kuzacirwa urubanza. Ubwa karindwi abamarayika bavuye mu ijuru nabo bagomba kuzacirwa urubanza. Ubwa munani ari nabwo bwa nyuma hari urubanza ku ntebe nkuru yera. Abapfuye bose bazazanwa hano, bazagaragara bambaye ubusa, ntibazaba bambaye gukiranuka kwa Kristo. Bazacirwa imanza hagendewe ku mirimo yabo, akaba ari uburyo bahisemo ko bigenda. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Nshuti yanjye, niba wumva ushaka kuniha, niha nta kibazo, turaremerewe. Niyo mpamvu turirira muri iyi mibiri, si uko dufite impungenge ko tutambaye, tuzi yuko tuzambara gukiranuka kwa Kristo. Niba ari we mukiza wacu, niwe byiringiro byacu gusa. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka w'ingwate. Ingwate y'umwuka yerekana ko hari byinshi byo gukurikiza. Yaduhaye umwuka wera hano ku isi muri iyi mibiri ifite intege nke, natwe ubwacu nta ntege dufite. Umwuka wera ni ingwate. Amafaranga y'ingwate ni inyishyu utanga mbere. Yesu Kristo yaratuguze, hanyuma umwuka wera utuye mu bizera niwe ngwate. Umunsi umwe tuzava muri izi nzu zishaje, hanyuma tujye gusanganira umwami mu kirere. Mbega ukuntu ibi bitwereka ishusho nziza. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Turi iwacu mu mubiri, nyamara uko turi iwacu mu mubiri niko tuba turi kure cyane y'umwami. Radio Samirana, 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 Usemera, Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, usemerera, wamamaza
rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. Ese Pawulo yizeye bingana iki ko nituva muri uyu mubiri tuzabana n'umwami? Pawulo avuga ko tugenda mu kwizera, tugomba kwemera Imana ku ijambo ryayo. Nemera ijambo ry'Imana kuruta iry'undi muntu wese. Kwizera no kwemera Imana ku ijambo ryayo. Dutuye muri iyi mibiri kandi tukaba turi kure y'umwami. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Aha byari kuba byiza iyo bavuga ngo twibanire iwacu n'umwami wacu. Birahabanye kuba mu rugo mu mubiri no kuba mu rugo n'umwami wacu. Wibuke ko umutima ari we roho idapfa. Roho ntabwo ipfa, roho ijya kubana na Kristo. Umubiri niwo usinzira, umubiri niwo ugomba guhinduka. Wibuke ko hari abatazanyura mu rupfu, ni ukuvuga abo Kristo azaza agasanga bakiriho, ariko imibiri yabo izaba ikenewe guhindurwa. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 51 no ku murongo wa 53 haravuga ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa. Kuri 53 hakavuga ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Uwo mubiri niwo usinzira cyangwa ugapfa, kandi ni nawe uzazuka. Umuzuko ntujyana n'umutima cyangwa umwuka, ahubwo ujyana n'umubiri. Ijambo umuzuko mu Kigiriki ni anastasis, aribyo bisobanuye guhagarara. Ni umubiri uzahagarara. Kumenya ibi bituma tugendera mu kwizera. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Hano kugira umwete mu Kigiriki bivuga filatim, bisobanura guharanira gutsinda. Iri jambo kandi ryakoreshejwe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike mu gice cya 4 ku murongo wa 11, aho agira ati kandi mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo, mukoresha amaboko yanyu. Mugire umwete wo gukora imirimo yanyu. Tugomba gukora cyane, tukagira ishyaka ku buryo tuzemerwa nawe. Iri si ishyaka ryo guhinduka umuntu ukomeye. Twemerewe mu mukunzi w'Imana. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 6, Pawulo yabigaragaje neza agira ati kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Haleluya. Kwemererwa muri Kristo bimishema imbere y'Imana. Imana imbonera muri Kristo kandi ikanshyiramo ibyo nkeneye byose: ubwenge, gukiranuka, kwezwa no gucungurwa. Ibyo kandi wabisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa 30. Kristo niwe gukiranuka kwanjye. Imana imbonera muri Kristo kandi muri we nduzuye. Nta kindi kintu wakongera kukuzura. Iyo umuntu yuzuye 100%, uwo muntu aba afite byose. Twebwe abizera dufite Kristo kandi twemewe mu mukunzi. Kwemererwa muri Kristo ni ishema abizera bose bafite imbere y'Imana. Kwemerwa kubwe ni ikindi kintu. Ibi bigomba kugendana n'uko tumeze ndetse n'uburyo tubeshejeho ubuzima bwacu. Ese tubereyeho Kristo? Ese duharanira kwemerwa kubwe? Kugira umwete wo kwemerwa ku bwa Kristo ntibisobanuye ko tugomba kurenga abantu bose ngo tugere hejuru. Mfite impungenge ko mu murimo wa Gikristo hari abantu baba bashaka kumera gutyo bitewe n'uko baba bifuza kubibirangirire ku giti cyabo. Uwitwa Dr. Campbell Morgan avuga ukuntu yarwanye n'iki kibazo. Yari umwarimu ubwo yahamagarwa gukora umurimo w'Imana. Byari ibihe bitoroshye kuri we. Yatekerezaga ko Imana yamubwiye ngo ubu wamaze kugirwa bidasubirwaho umukozi w'ijambo ry'Imana, none urashaka kuba umubwirizabutumwa ukomeye cyangwa urashaka kuba umugaragu wanjye? Morgan we yahise atekereza ngo ndashaka kuba umubwirizabutumwa ukomeye. Icyo gishobora kuba ari icyifuzo cyiza cyane, ariko nyuma y'akanya gato Uwiteka yarongeye amubaza cya kibazo: urashaka kuba umubwirizabutumwa ukomeye cyangwa urashaka kuba umugaragu wanjye? Byaje kurangira Morgan afashe umwanzuro, abona ko agomba guhitamo. Hanyuma aravuga ngo Uwiteka we, nahitamo
mpitamo kuba umugaragu wawe aho kuba ikindi kintu. Hano Morgan yashakaga kuba umubwirizabutumwa utazwi, nyamara Imana ntiyagize Morgan umugaragu wayo gusa, ahubwo yanamugize umubwirizabutumwa ukomeye. Rimwe na rimwe twumva ko icyifuzo cyacu kigomba kuba ari ugukorera Imana ikintu gikomeye. Imana ivuga ko ishaka ko tuba abagaragu bayo. Ibyo birahagije. Wowe nanjye nshuti yanjye dukeneye kugera ahantu tuvuga ngo Uwiteka mfata unkoresha ubushake bwawe. Iri jambo Imana yaritanze binyuze mu muhanuzi Yeremiya. Soma muri Yeremiya igice cya 45 ku murongo wa 5, urasanga havuga ngo mbese nawe urishakira ibikomeye, ntukabishake. Nshuti yanjye, ese waba uri gushaka ibintu bikomeye ku nyungu zawe? Hari ibyifuzo byinshi ku bakristo, abatorewe imirimo mu itorero ndetse n'abakozi b'abakristo, ariko ugasanga ibyifuzo byabo birangwa no kwikunda. Ese koko urashaka kuba umugaragu w'Imana? Niba ubishaka, ushobora gusohoza ikintu Uwiteka azabasha kuguhemberaho. Iki ni ikintu gitera abantu benshi impungenge, gusa kimwe cyo nuko ugomba kumenya neza ko uri umugaragu w'Imana. Umunsi umwe tuzahagarara imbere ye, hanyuma tumurike ibyo twakoze. Ibi byakagombye kudutera ishyaka ryo kumukorera tubikunze. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Samirana, Samirana usemerera. Imani hakicyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani hakicyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani hakicyubahiro. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 5 ku murongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo uko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Iyi ni intebe y'urubanza bita Bema. I Korino haracyari Bema. Aha hari ahantu abacamanza bahuriraga n'abaturage, hanyuma bakabacira imanza ku byaha runaka, nta kibazo cy'urupfu cyangwa ubuzima cyabagaho. Ku ntebe y'urubanza ya Kristo, abizera bonyine nibo bazagaragara. Si urubanza rw'ibyaha by'abanyabyaha, ibyo Kristo yababariye ku musaraba. Hano urubanza ni ukureba niba ugiye kwakira cyangwa kutakira ibihembo. Igihe Pawulo yavugaga ngo twese dukwiriye kuzagaragarizwa, wibuke ko aba yari ari kwandikira bari abizera bo mu itorero ry'i Korinto. Abizera twese tuzacibwa imanza kugira ngo twakire ibyo twakoze tukiri mu mubiri. Tuzacirwa imanza ku buryo twabayeho ubuzima bwa gikristo cyangwa uko twabayeho muri uyu mubiri. Nitugera imbere ye tuzaba dusezereye iyi mibiri ipfa. Ikibazo azatubaza ni uburyo ki twakoresheje iyi mibiri. Ese ni gute tubaho hano ku isi? Pawulo yahuye n'iki kibazo ubwo yandikiraga Abafilipi. Mu Bafilipi igice cya 2 ku murongo wa 21 aravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Hanyuma avuga ku nyota afite yo kubana na Kristo ndetse n'inyota yo kubaho igihe kinini kugira ngo abashe kwigisha Abafilipi. Yashakaga kuhaguma kugira ngo abashe kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ijoro rimwe umubwirizabutumwa yabajije
iteraniro ngo ni bangahe bashaka kujya mu ijuru. Bose bashyira ukuboko hejuru uretse akana gato. Hanyuma uwo mubwirizabutumwa areba ku kana, niko kukabaza ngo ntushaka kujya mu ijuru? Akana karamusubiza ngo ntakubeshye, ndashaka kujyayo, ariko ndumva hakiri umutwaro. Kimwe n'uriya mwana, Pawulo nawe ntiyashakaga kugenda. Yavuze ko yashakaga kuba akiriho, hanyuma akavuga ubutumwa gato. Yashakaga ko Kristo ashyirwa hejuru kandi akemerwa, hanyuma nawe akazabona kujya kwakira ibihembo Kristo yamuteguriye. Abakorera Imana nabo usanga batekereza gutya, bumva baguma mu mubiri bakabasha gukorera Imana byinshi uko bashoboye. Hano hari ikintu gitera ishyaka bizera. Twese tuzagaragara imbere y'intebe y'urubanza ya Kristo, kandi tuzasubiza umwami ibijyanye n'ubuzima bwacu. Tuzamugezaho raporo y'ibyo twakoze. Aha ndashaka kugaragaza neza ko iyi atari intebe nini yera y'ubwami iboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 20 guhera ku murongo wa 11 kugera ku wa 15. Ahazahagarara batarakijijwe. Niba uri uwizera, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo kandi ufite ubugingo buhoraho. Nyamara uzahagarara imbere ya Bema, intebe y'urubanza ya Kristo, kugira ngo ucibwe urubanza ku bijyanye no kubona ingororano. Wowe nanjye tuzahagarara imbere ye. Iki kigomba kudutera ishyaka ryo gukorera Imana tubikunze. Hanyuma nitugera mu bwiza bwe, azabasha kuvuga ngo warakoze cyane, wabaye umugaragu mwiza ukiranuka. Nshuti yanjye, reka mbere y'uko nsoza ikiganiro cy'uyu munsi ngutera ishyaka ryo gukorera Imana ubikunze. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko waje mu isi ukambara umubiri kugira ngo ubone uko uducungura. Ndasengera utarakwizera ngo uyu munsi akwimike mu bugingo bwe, kandi ndasabira uwamaze kukwizera ngo arushirizeho kugira ishyaka ryo kugukorera, azirikana ingororano azagororerwa ubwo azabageza iwawe mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti, wakoze kubana nanjye. Reka tuzongere kuganira undi munsi. Mu kiganiro kizakurikira tuzakomeza kurebera hamwe ibivugwa muri iki gice cya 5 mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.